Mwiriwe. Karibu. Urakaza neza kuri Marigos. Nari mfitanye gahunda na sheri wanjye rero ko turi buze gukodesha imyenda y'abageni. Ejo dufite umurenge ariko ndabona atarahagera sinzi. Iyo umuntu yaba areba sinzi. Wow, nice suit kabisa. Mwaka kameze fresh bya dad. Damn. Baby, wakwitabye phone koko. What? Bimeze bite? Baby. Hey, umeze ute? Ko nakubuze se bimeze bite? Wumve ngo nukuri ko Imana yageze muri Tracy Bridal nagutegereje nakubuze wara nandi kuguhamagara utamfata none se naguze gufata imyenda njye nabonye hari imyenda myiza ntabwo uri buze oya ntabwo ndi buze ngo handi kibazo gukora mu cyantsi wanjye wo muri Europe ya ndamuzi ariko se ibyo birakubuza kuza gufata imyenda mwana uzaza none se urabona tuzagenda twambaye yazaniye ikanzu yakuzaniye ikanzu mva no kuri kw'Imana ukaba waratumye se njya kubishyuhamo mwana siko nari naratanze avances ayibaze no kuri kw'Imana iyo kanzu simeze ute basi uzanye heza cyane wanyeretseho basi oya please baby please come on wagerageje basi ukabikora ushaka ejo nzagende nakuzi mwana wambabariye kandi uzambure ndashaka gukora surprise basi reka ndeba agakanzu uzagenda wambaye oya ari surprise basi ni keza ngizere ako na ibyo bintu nta nubwo aba ari sawa ugiye baguhaye ikanzu yo muri Europe nyenye kwambara ikote byo mu Rwanda gusa basi ngiye munzane ako nibyo mu Rwanda bari byiza narebe reka mbyizere basi ariko ako bunyeretseho basi wakambaye tukavugana video call damn nakundi ubwo nyine njye reka nshaka ibyo nzagenda nambaye nizere ko gahunda ari mu gitondo ibintu byose biri set oya njye nayibonye nta kibazo nabonye agakote ka fresh nawe umfashe byibura mu gitondo zo kubahiriza igihe kandi mbabarire suze gukuraho phone naza kugushaka nkakubura ninjira mu rugo ndongera musuhuze narebe sawa wibuke ko ejo uzajya kukamanika ntabwo wakumva ukuntu nshyushye kubera ko ejo umunsi w'ejo bizarangira ubaye umugore wanjye can you believe it sanari bigaho rero reka mbe mbanze mitemo iryo kote ubwo wowe utansuka wowe wiboneye ibyawe and then ubwo ndaza kuguhamagara nimbivamo sawa Imana ikomeze kundindire sawa none nzagiye kwa gatandatu nakubona uvuga amawigi ekuza kuba amawigi ikindi kandi nubwo kubera uzasuke mwana uzazinge no kugupfumuza undi wabona umukobwa utapfumuye umuntu upfumura se nkamutegeka urabona nyine apfumuye kandi apfumura neza ntabwo amatwi agiye abyimba
apfumira he? hariya mu mujyi ejo uzaze tujya ejo hari imirimo myinshi ufite uzaze tugiye kuba ikeza kuki utajya witera makeup ukareba uko manzi si n'umukobwa vipi ni ukuri ko Imana agerageje kumuhamagara abantu nyine wowe reka tuve mu modoka tugende mwana. wangeragereje ino nambuka yihamagara ukumva ko wenda byakunda. Ikibazo rega naho amasaha ageze uri kubibona Gakeye kandi ndabona abantu bose bari hano. gusa nanjye bizana nimero muhamagare nta kibazo. 788 453 42 gerageza wumve wawe ubona pe amasaha yagiye. Ikibazo iri guhita yikuraho. Damn, umuntu arakora iki basi? Man, nk'uyu ukaba afite ibihe bibazo. Umva wabona ari n'amanetwork kanongere ngerageze. Yeah, keep trying hard. Nongere ngerageze wabona ari amanetwork. Cyangwa ngo ino tube twicaye mu murenge tumutegereze ahari n'ama network. Akora iki? Hari ikibazo. Hello. Hi. Banyita Ezra. Umugenzi bisanzwe. urumva mama nawe uhari kandi n'ubu uzi ibyo bintu by'ibishingwe amazi umutekano Okay, ntabwo ari byo byangenzaga ariko niba byakunda mwama ku mazi. amazi yo kunywa Yego. kabiri Star. Wowe reka nkubwire ikintu kimwe. Tuza niba amasaha yarenze gukora abona gitifu umuntu wa nyuma ni wari gusera. Nese uragira ngo tubigenze gute? Nese unabigenza nema namuhamagaye nagari kumfata. Ikibazo gihari ntago mwigeze mupanga ibi bintu. Kandi twabipanze mwana. Nagiye gufata imyenda nimugoroba arambwira nyine ya ma excuse arambwira ngo ikanzu barayimuzaniye n'ibiki ngo bayimukuri yanze. Twahanye gahunda twanavuganaga mbere yuko nza hano. Reka nkubwire ikintu kimwe. Sibyo? We tuza n'ubundi niba ari amayoga yaguzwe niba ari ibyo biryo byaguzwe tugende twicare n'umuryango tubikonsome n'ubundi. Nukambwira amayoga. None se tubigenze gute? Man, ikibazo nagari amayoga. Amayoga wanayagura wagura nandi wanayamena. Ariko man kugira ngo umuntu agukatire mu murenge none ntabwo ari no kumfata. Maybe ko hari n'ikibazo cyamubayeho, maybe ko atari munazi ntago mbizi. Rero no gutrayinga abantu mu muryango wose nta niyo mpamvu rero dukwiye gutuza twebwe tugataha tukagenda tukicara tugatuza tukamenya icyaba. None nabonye ntashyise akabari mu nzira ari kuzana none. None se niba nta muryango uri hano ukaba utari kukwitaba nawe ubwo akaba atari kukwitaba dukora iki? Bana yanjye. Reka nkwereke rero inama nziza. Byaruta tugaca iwabo byakwanga se twe tukigira mu rugo. Kuko niba nyine kirumvikana cyo ntago twamenya ikibazo gihari. Iwabo ntibari kukwitaba, we ntari kukwitaba, umuntu wa nyuma urabibona kavuye kwehe kurahira. Nese tubigenze gute? Uratuma umutwe hano ku murenge ngo bigende gute muvande? Waje tugata. Basi reka nsubire yarahije muhamagara indi yo byibura wenda ari ikintu byatanga. Hey. Asiko utari uri gufata phone. Abana yindi kuyumva. None suriye basi ko nakubuze. Nafite stress nyinshi nagize
akazi bitunguranye bitangiye kandi nako karengera. mwana uzi ko ari twebwe ba nyuma tubura kugira ngo executive yigendere. Nagize akazi kenshi gatunguranye. Akazi se karuta umurenge twari kujyamo ni akahe? Stress nyinshi no kazi wese bamamagara ubundi ku kazi. Ngayibaze ni ukuri uri ku kazi wibagiye ko twari dufite umurenge. Asi ubundi ibi bintu birimo cyane kubikwingingira ku gato. Umva nyine amusore ubungubu ndi ku kibuga cy'indege. Uri ku kibuga cy'indege se uva aho ujyayo kandi? Umva amusore nyine urumva wa mutaka wanjye yavuye muri Europe wa muhungu bazanye nyine byararangiye byarabaye. Byabaye se ibiki byabaye babe? Nyine naguciye inyuma. Ngaho umva ni ukuri kw'Imana. I'm so sorry. None se kunca inyuma nibyo byatumye utaza mu murenge basi? Yeah. Basi wambabariye se ukaza, wambabariye basi ukaza ibindi tuzabivugaho nyuma. Please mbabariye. Ku kibuga cy'indege utuvugane ku kibuga cy'indege ngiye kugenda. Mana yanjye ni ukuri kw'Imana. Wagerageje please Babe, take your phone. Yo, basi kutari kumfata babe. Allo? Utari kuvuga mwana. Urajya mvuga iki nta mpamvu yo gukomeza kukubeshya igihari nuko umurenge utari buze. Nise kuki tutari bukore basi? None nanjye nakabyifuje ariko ntabwo biri bukunde. None se basi reka basi twumvikane sibyo? Wambabariye byibura wenda nshobora kukumva ko wanciye inyuma basi ndakubabarira basi ndabyirengagiza mbabarira uze basi. Nukuri kw'Imana reka kunsebya reka kunsebya uzi ko ndi ku murenge mwana uzi ko abantu bose bategereje ko nkora umurenge. Ubu tuvugana ngende ku kibuga cy'indege nabona ku kibuga cy'indege ngo nze mu murenge. Basi ntuze wenda ngo tujye mu murenge ntuze ngo dukore ubukwe ntuze ngo tugire ute basi mbabarira basi wenda ugaruke basi wenda kubw'icyubahiro cyane basi uzunkure muri izi soni. Ngiye kugenda tuvugane ku kibuga cy'indege ntabwo byakunda. Ubwo wakwijishije basi niyo yaba iminota 2 gusa. Ntabwo bikunda nakubwiye ntabwo bikunda. None se basi niyihe mpamvu nyakuri nyine ubundi tumye ugenda kunca inyuma ni ibintu bisanzwe. Nje ko nijye ntabwo uri kuninza bye. Harya wambwiye witwa nde? Nita Ezra. Esther. Yego. Ko nakumenya utuye muri karitsiye? Muri karitsiye hano hirya gatoya. Usibye ko tuniga ku kigo kimwe n'iga imbere yawe gato. Oh, Ezra. Okay. Nakumenye nakuyobotse. Yego. Ari muri aha ariko. Tuba tumeze neza wowe. Kandi turashima. Okay. Ugeze kutumushyitsa. None kuza kukubwira ahubwo. Twabonye umushyitsi yaje gusaba amazi yo kunywa. Amazi? Amazi yo kunywa. Ibipangu byose yanyuzeho. Hano niho yaje gusaba amazi. Amazi gusa. Cyangwa uje no gutereta. Wenda utinabikora ko muri nabizi.
ikibazo rero ntabwo watera umutwe ku muhanda mwana. Kuki ibintu nk'ibi ngibi kuko biba kuki ibintu nk'ibi ngibi Erega ikibazo ntabwo ari we wa mbere bibayeho. Niba umwana agiye hanze kubera ko yaguciye inyuma byihanganire. We banza ukuremo n'ibi bikoti kwanza nibyo biri kugushyuhira ibindi ubireke. Kuko ntabwo wajya guta umutwe mu muhanda, use waguma mu muhanda. basi nongere ngerageze mama. Uramugerageza kubweka ari ku kibuga cy'indege uramugerageza bigende bite. We banza ukuremo ikoti mwana. Umubiki. Mungu utaza kumugira. Umva gira vuba dusanga umuryango nyine tubwira ibitubaye. Ese waguma ahangaha gutyo gusa. Urashyushye se? Bishyuye uvuze no kuza. Ngaho nereka. Bitari none hari. ura wagiye yakubanga Kandi watubwiye ngo turi abakobwa beza. Sorry, so weird cyane nyine next time kabisa. Just no kubasuza rigara rero. Tukanamenyana ko tuzaba neighbor ikindi umusikumetu wanjye mwege imbere gato. Okay, barutubwiye ariko ura ngo wagiye barutubwiye ngo uje kunywa amazi. Amazi kubasuza. Okay, ngaho nari biyamaremo tugwande. Aya yarahagije. Yarahagije. Birahagije. ura Birahagije. watuje Abahungu mwese muza muvuga ibintu bimwe. Mwisabishwa amazi mushaka ibindi bintu. Ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ari amazi gusa yangenzaga no kubasuhuza birimo. Ikindi nakubwiye ni classmate wanjye. Ikindi turaba neighbor, why not tutanamenyana ku buryo uciyeho nagusuhuza nawe nshaka gusuhuza. Ni byiza kumenyana. ase wakihaye akabanga urabona atari umushyitsi Ese watuje nkaganiriza ahubwo umushyitsi. wakihanganye se basi akabanza akagenda undi tukaza kubiganira Oya ubwo reka muganirize. Ngaho ndebera koko. Ako se rero ndakubwiye ngo wiyamburuze tuvugane none reba ibyo urimo. Sujya tuvugane. Ubusura uryamye ngo bigende bite. Can you please get in my shoes? Wakwiyumvisha ukuntu mani wagera mu murenge mani umuntu atuvuga. None se niba umuntu yagiye akubwiye ko agiye ku kibuga cy'indege ibyo bintu namye mbigusubiriramo. Nawe ubwe yabikwibwiye. Uri kumuhamagara telefone yayikuyeho. Wowe wabyumva ute wigeze ugira mu wigeze usugira urukundo basi. Umva reka nkubwire ibyo ngibyo bireke. Ngiye ibyo ndabizi. Sibyo. Ntabwo ubizi. None se uriyicisha uburiri bigende bite. Ese njye bigenze gute nyine. Nese ninjye wishimiye guhora nambaye umunsi wose nambaye gutya. Mburi ukande. Nuko nabuze ikindi nkora. Man ndagushimira nyine kuba wabaye hafi yanjye ndabigushimira pe. Wenda we basi ntabwo wansize ariko nyine. Umva va murayo byuka uze tujye muri salo tuganire ibyo ngibyo bireke ibyo ngibyo byuka Basi nizere ko ibintu ugiye kumbwira ari ibintu byanjye. ngwino nkubwire ibintu by'abagabo ureke ibyo ngibyo. Harya ubundi musore bavuze ko witwa nde? Nta Ezra. Ezra. Yego. Okay. Ni byiza kumenyana nawe rero ndabikunze cyane. Nese kamazi wayanze no gutereta wabyanze. Noneho ura watuje tuza nawe. Sibyo? Noneho ngiye kubumva rimwe kabiri nakubona ahangaha. Niba nabanga. ura watuje atari umushyitsi Wadufasha ahubwo ukagenda. Mufungura atahe. ura Mufungurire atahe. Nisoni ngo madamazera gukozeho yatashye se. Can you please tell me what you was going to tell me? Oye ibyo ngibyo jye wibimbwira. Vuga ikinyarwanda kuko mukanya nicyo watonganagamo. Ahubwo wowe akira ku mazi usomeho urebe ko wamanura nayo marira yawe kuko noneho inzoga zo zakwica. Can you please tell me? Mubwire iki se? We banza umanura Mari marira. mu cyumba mani umbwira ko hari ibintu ugiye kumbwira mbwira nyine. Nese urashaka kwiyahurira mu cyumba? Niba utabyumva ndeka njye kwiryamira. Icyambere banza ureke agahinda kawe. Ureke kwiyahuza uburi. Ese mani reka tuvugishe ukuri sibyo? Basi bangewe mani
umva njyewe byibura gatoya umuntu mwakundanaga mwavuganaga bigeze ubwo ujya mu murenge Imana uramubuza basi wakwishyira mu nkweto zanjye basi wabyumva. noneho ibaze rero bikubayeho mu kiliziya Bitaniye mu murenge ko tuba turi abantu bakeya byose nawe bitaniye mani, byose nawe bitaniye. none se niba yashyiriye umwana ise uragira ngo bigende bite? We wigeze wumva kuri telefone hari ikibazo afite? Ntabwo wabyumva nyine ivugire. Reka nkubwire rero sibyo, uri umusore umusore arangwa no kwikomeza sibyo, ntabwo ari we wenyine uri muri aka gahinda, even n'ababyeyi bose bari mu gahinda nyine baguye mu kanwa ko wereka kwigunga sibyo, ukora imirimo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe kuko nawe bwakomeje. Bani byibuze sibiyo basigerageza kunyuma, gerageza kuba nyine wumva ari nkaho uri hano ndi basi ugerageza ubyumva cyane amazi yawe. Rero ikibazo ni kimwe, umukobwa yakubwiye ko yasanze umuntu akunda, nanabikwibutse neza yakubwiye ko yagucanye inyuma n'uwo muntu yamaze bana sibyo, wowe urashaka kwirundaho iyo mitwaro, wowe se uri Yosefu wo muri Bibiliya ngo ube nderera abandi? ntari bibyihorere nyine vugira ibyo ushaka. Agahinda se karaza kukwica bitanga iki? Ubundi namenyeye kubaho mbabaye bana, first it was my grandpa none na ese muzehe se wowe uramuzana muri ibi ngibi bigende gute? bani ibaze ko bitaranamva none kuba umva, kanguka va muri ayo musaza mukure muri aya mateshwa yawe. Niba umukobwa yagusize uri kumva, we guma hamwe ukomera uba umuntu w'umugabo. Nese ubu nurira mama wawe akarira, babyara bawe bakarira, biraza gutanga iki? Umuntu w'umugabo nkuko nyine nawe ntacyo bikubwiye kandi ibintu byose byambayeho. Niriwe hano nkwirirwa hari uko nta kintu bimbwiye. Sawa ntari bimana. Wereka kwigunga banza ubyumve. Wambabira ukitaye ukaba mu. Ntago nagusiga muri aka gahinda. We nyine vuga ibyo ushaka mani, vuga ibyo ushaka nimba unaniwe tayire ntari. Oya giye ntago nakubwiye ngo ntago nagusiga hano, sibyo? Ntago nagusiga mu bibazo urimo. Ikibazo cyawe urakomeza kwigunga kugeza ryari? Ntago ari we ndi kubwira kudakanguka. Va muri ibyo ngibyo urimo. Iki kintu gamamagare mushiki wawe hari wenda we yaza akakumvisha. We kanguka va muri ibyo. Inshuti ngizi. Umukobwa aragushajije neza. Ubu ko umukobwa yigendeye wowe urasigara umeze utyo. Kumamako.